Ultrasound imaging cyangwa sonography ni uburyo bwifashishwa mu gufata amashusho y'ibice by'umubiri hifashishijwe amajwi y'umurindi wo hejuru higher energy sounds. Aya majwi asohoka mu gikoresho cyitwa transducer cyangwa ultrasound probe, akanyura mu mubiri hanyuma agasubirayo as reflected sound or echo, maze akaba ariyo ashingirwaho mu gukora amashusho y'ibice by'umubiri. Ni uburyo bukundwa cyane mu buvuzi kubera ko budakoresha imirasire yangiza, bityo bukaba bwizewe. Ni kuri Gilberto Media Tour, ikaze your life your experience, ubuzima bwawe niba ukubera amateka meza yawe y'ejo hazaza. Gilberto Media Tour is your choice. Uburyo ultrasound imaging ikorwamo cyangwa se ikoreshwa mu kureba umubiri w'umuntu. Iyo hifashishwa uburyo bwa ultrasound mu gusuzuma umurwayi, transducer cyangwa ultrasound probe isigwa amavuta gel yihariye akaba afasha kuyifasha gutanga ishusho ifite umucyo kandi isobanutse. Muganga akayishyira ku ruhu rw'umurwayi ahantu hakeneye gusuzumwa. Iyo ultrasound probe ikohereza amajwi y'umurindi wo hejuru, ultrasonic wave. Twibukiranya ko sound hari ibice bitatu tugendeye ku mbaraga ijwi rifite. Hari amajwi twebwe dushobora kumvisha amatwi yacu, dufite ubushobozi bwo kumva ayo majwi tuyita audible sounds. Hari amajwi twebwe tudashobora kumva, ayo tudashobora kumva hakaba harimo ultrasound ari hejuru y'ayo dushobora kumva, hakaba n'amajwi ari munsi y'ayo twebwe dushobora kumva aribyo twita infrasounds. Rero aya majwi ya ultrasound niyo mpamvu ugiye kwa muganga ntabwo ushobora kumva aya majwi, asubira inyuma bitewe n'icyo twita reflection, agahita yakirwa n'iyo ultrasound probe ikayohereza ku mashini ihita bihinduramo ishusho ifatika igaragaza neza ibice byo mu mubiri. Iyo shusho igaragara ku ndangamashusho ariyo screen, muganga akayisuzuma mu gihe cyihuse. Reka